umwe mu misozi n'uduce dukomora amazina ku gitero cya mbere cy'Abanyoro. Nyamirambo ni umwe mu mirenge igize akarere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali. Ni hamwe mu misozi yapfiriyemo Abanyoro batagira ingano, cyane cyane mu bice bikikije umusozi wa Kigali, kuri stade Nyamirambo no ku musigiti w'Abayisilamu no mu gice bakunze kwita ku Ryanyuma. Bitewe n'Abanyoro benshi bahaguye babuze gishyingura, maze abashumba baragiye inka bakagira batya bakabona umurambo w'umuntu. Abahinzi bajya gutema ibihuru ngo bahinge bagasanga umurambo w'umunyoro washangutse. Abahigi batamitse umuheto, impigi zabo zikabazanira imirambo y'Abanyoro. Ibyo byatumye ababibonye batangarira ibyo barimo kubona, niko kugira bati aha hantu si aho guturwa n'abantu ahubwo ni ah'imirambo. Uko niko bakurijeho kuhita Nyamirambo, hacibwa iteka ryo kuzajya hashyingurwa hagahinduka irimbi, ko nta muntu uzongera kuhatura. Amateka y'ibyahabaye byatumye hagirwa umwihariko wo gushyingurwamo n'imisozi iherereye nk'ahari irimbi rya Rugarama na bugingo n'ubu. Nyamirambo bivuga ahatuwe n'imirambo, ahahariwe gushyingurwa inturo y'abazimu, abantu bapfuye. Akumunigo ni kamwe mu tugari tugize umurenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali. Hakura inyito ku Banyoro bahanigiwe, abandi bagacibwa amazuru n'amano. Imirwano y'Abanyoro n'Abanyarwanda yageze n'aho ikomera, ibikoresho by'intambara birabashirana, bakoresha imbaraga n'ubuhanga bigiye mu myitozo njyarugamba yo mu itorero. Ingabo za Mukobanya zarimo ibidafungura n'abatsindiye ingoma, zari zikabije kugira ubuhanga mu myitozo njyarugamba no kurwanisha amaboko mu gihe ibikoresho bigushiranye. Zahisemo kujya zitsimba Abanyoro barokotse umwambi w'Abanyarwanda, bakagwa mu gico bakabaniga. Kubera Abanyoro benshi bahanigiwe, niko kuhita Akumunigo. Muri make, Akumunigo bivuga agasozi kanigiweho abantu. Gatsata ni umwe mu mirenge igize akarere ka Gasabo ho mu mujyi wa Kigali. Ikomora iryo zina ku nkirahato z'Abanyoro zahanyuze zihunga umuheto wa Mukobanya n'umuhungu we Sekarongoro, zishaka inzira yazisubiza iwabo. Kuko Abanyarwanda ngo bari bafite umuziro wo kutica umuntu uguteye umugongo agahunga. Abanyoro babashije kurokoka Akumunigo, barabaretse baragenda. Noneho Abanyarwanda baza kwishimira intsinzi z'ingabo zabo, bashungera ku misozi ya Jari na Gisozi, bareba uko Abanyoro bashwiragira mu cyogogo cy'umugezi wa Nyabugogo, bashaka inzira yabasubiza iwabo. Abanyarwanda bakajya babwirana bati nimurebe uko Abanyoro bajandajanda mu gishanga bahobagiye, babuze inzira ibasubiza iwabo. Iyo mvugo yakoreshejwe muri icyo gihe niyo yabaye imvugo yo kuhita Gatsata. Gatsata bisobanuye guhobagira cyangwa se gushwiragira. Remera y'Abaforongo ni umusozi uherereye mu murenge wa Murambi mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru. Ukomora inyito ku baturage bahatuye mu bihe byo hambere, bafite inkomoko kuri Forongo mwene Sekarongoro umwami w'u Rwanda. Nyuma y'itsindwa ry'Abanyoro, Forongo yahawe icyubahiro gikomeye cyane ku buryo bamwitiriye umusozi wa Remera yari atuyeho, ukurizaho kwitwa Remera y'Abaforongo. Gatsibo ni umwe mu mirenge igize akarere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba.
hakomora inyito ku banyoro bahanyuze basubira iwabo, nyamara bigaragara ko bataye icyerekezo kigana iwabo. Ubusanzwe ubunyoro bwabarizwaga mu burengerazuba bwa Uganda, none abahungaga bo banyuze mu cyerekezo kigana mu burasirazuba n'amajyepfo ya Uganda, ku buryo bigaragara ko inzira igana iwabo bayitaye, uzayishyikira bizabatwara igihe. Abanyarwanda babonye bagenda kandi bari bamenye ibyababayeho mu gitero bagabye i Rwanda, nibo bagiye bavuga bati buriya se abanyoro ntibanyuze inzira itaziguye mu zigomba kubageza iwabo. Kubera iyo mvugo yakoreshejwe muri ibyo bihe ku ngoma y'Urweya rw'Umubari, niyo yabaye inkomoko y'inyito yo kwita uwo musozi Gatsibo. Gatsibo bivuga inzira ya kure itazakugeza iyo ujya vuba. Murakoze gukurikira Rwanda 24 kugira ngo mwumve ubumenyi, mwumve inkomoko y'amazina y'udusozi mutuyeho. Tuzakomeza kubashakira ibindi byegeranyo bivuga ku dusozi mutuyeho, tubagezeho amazina y'utwo dusozi muba mutuye kugira ngo mukomeze kumenya u Rwanda mu buryo bwimbitse. Kandi nanone turagira ngo abashaka amateka y'igitero cy'abanyoro nabwo mubishyire muri comment, nacyo tuzakibagezeho ku buryo burambuye kugira ngo muzamenye ese abanyoro twumva mu mateka byagenze bite, umwami bita Cwa yari muntu ki. Ibyo nabyo turabifite, nimubishaka mubishyire muri comment, mutubwire muti ayo makuru turayakeneye kugira ngo tuzayabagezeho. Umuntu wowe utarakora subscribe, ukanda kuri subscribe kugira ngo ukomeze umenye amakuru aca kuri Rwanda 24 TV. Nuko rero mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye. Mwari kumwe nanjye Mombasa. Bye bye.